Uyu munsi kuri Kigali Pele Stadium saa 12 umuriro uraza kwaka hagati y'ikipe ya Rayon Sport na Azam Football Club. Nyuma y'uko Rayon Sport ikoze byinshi mu cyumweru cya Rayon cyiswe Rayon Week, bakinnye imikino itandukanye, bakinnye n'amagaju hano i Huye, batsinda amagaju ibitego 3-1, bajya Musanze batsinda Musanze bafite ibitego 3-1. urumva ni wagira ngo ni bafashe yari copy and paste. i Huye ku magaju 3-1, Musanze naho 3-1, barangije batsinda Amazi igitego 1-0 cya Charles Bare wari umaze iminsi utari mu myitozo ariko wari wagarutse aturutse i Bugande kuri pasi ya Erling Kanga Junior. Uyu munsi rumvikana bamaze iminsi bitegura nyuma y'aho bakiriye Robertinho ku munsi bari wise inama y'ubukwe bakinaga na Muhazi. Umunsi barongera kubona Robertinho atoza nanone imbere ya Azam Football Club, ikipe ikomeye mu gihugu cya Tanzania. Ikipe yahigitse Simba ku mwanya wa kabiri igatuma Simba yitabira Confederation Cup, naho Azam ikitabira Champions League. Umva ko na Azam itoroshye iza kuba ikina na Rayon Sport. Rayon Sport nayo ni ikipe itoroshye, turabizi ibyagiye ikora mu Rwanda ntabwo twabigarukaho cyane. Ni mu kanya saa 12 rero amakipe araza kuba yambikanye. Yibutse ko Azam yageze mu Rwanda kuwa kane, kuwa gatanu bakora imyitozo yabo nakwita ya nyuma, ariko yari iya mbere kuri Kigali Pele Stadium. Bayikoze ku masaha n'ubundi match izaberaho saa 12. Mu gihe nk'isanzwe Rayon Sport ikora imyitozo buri gihe mu Nzove. Azam Football Club na Rayon Sport baraza kubanza kwerekana abakinnyi mbere y'umukino. Hari uko evenement ipanze ntabwo turi bigaruka, ariko iby'ingenzi bijyanye na football cyane harabanza ikipe y'abagore yerekana abakinnyi. Nyuma yaho Azam Football Club nayo iraza kwerekana abakinnyi bayo. Noneho Rayon Sport nk'ikipe iri mu rugo, ikipe yateguye evenement yavuga na siporo y'abagabo, yerekana abakinnyi bayo. Nyuma yaho haraza kunyuramo ibindi bitari siporo, kizakurikiraho cya kijyana na siporo. Baraza gukora warm up y'iminota 45 no guhera saa 11 kugera saa 11:45. Warm up izi ko bategura kujya kwinjira mu match bameze neza. Nyuma y'iyo warm up baraza gusubira muri vestiaire bajye mu rwambariro ibisanzwe. Ubundi imikino international ngo bigezweho abantu bakinyaza bakora warm up, bamara gukora warm up no kujya muri match bameze neza bari fit. Warm up baraza mu kibuga, birumvikana kwa Rayon Sport ikipe yo mu Rwanda kandi tukaba turi abanyarwanda. Hari abakinnyi tugomba kwitega, hari amazina yaguzwe vuba uyu mwaka, hari ayongiwemo abandi bongera amasezerano. Ubwo urumva ko aho bose ni amazina yo kwitega. Twavugamo nk'umuzamu Patient uri mu magaju. Hari ibyo amaze kutwereka muri iyi minsi ko ari umuzamu mwiza, ariko nanone twakoranyiriza Academy Ndiaye. Ubonye ko ejo ndi kuri Muhazi umutoza yafashe umwanzuro amubanzamo. Uyu munsi nawo kuko imikino twava ko Academy Ndiaye yitwemo nabi, umutoza mukuru atarahari ashaka kutabyitaho cyane.
ugasanga amubanjemo, cyangwa se yaba yagiriwe inama n'abo yahasanze akaba yabanza Patient Kuriyo akamubanza mu izamu. Abandi bakinnyi bo kwitega harimo Omar Nyeng. Omar Nyeng nawe ni umukinnyi wasinyiye muri Rayon Sports uyu mwaka, umudefanseri mwiza abantu bakwiye kwitega, abantu bari kuri stade bagomba kureba bakareba nicyo tuzanye muri shampiyona. Ese azahatana ataka z'amakipe arimo Police FC, APR FC, izo za AS Kigali, Abarakare, Kiyovu Sport n'ayandi mayataka azakomeye muri shampiyona igiye kuza. Nawe ni ukumureba tukamwitega. Undi wo kwitega ni Fitina Ombolenga. Avuga ko Fitina Ombolenga avuye muri APR mu kera wa Rayon Sports, aje muri Rayon Sports, iyo ariyo match nini kabisa agiye gukina Rayon Sports. Urumva nk'umukinnyi mukuru, umukinnyi wari usanzwe mu Rwanda ariko wakinaga muri ikipe mu kera ya Rayon Sports, abafana ba Rayon Sports nabo baramwiteze uyu munsi kuri iyi match ngo barebe nicyo abazaniye, nicyo agiye kubaha muri ino sezo yose. Buriya uko umukinnyi akwiyeretse mu ntangiriro bigena cyangwa se bikwereka n'ishusho ya sezo yose. Ubwo nawe turaza kuba tumureba. Kuri gatandatu hashobora kubanzamo Niyonzima Olivier Sefu Kambanaro. Sefu ni umukinnyi bavuga ngo umwaka ushize ntiyagize ibihe byiza kuko yari ari muri Kiyovu, kandi Kiyovu byabayeho murabizi mwari mu Rwanda mwakurikiranaga imikino. Sefu ntabwo yagize ibihe byiza muri Kiyovu, ntabwo uvuga ngo yari inyenyeri no mu Mavubi byagezeho bayikira kumuhamagara, ariko igihe yahamagaye wajya ko kuri Senegal sinzi igitego cyo kwishyura cyo muto. Urumva aho tumuherukira muri national yitwaye neza, bivuze ngo nubwo muri Kiyovu bitagenze neza 100%, ariko aho tumuherukira byo muri national tumuracina yitwaye neza, byaduha icyizere cy'uko rwose n'uyu munsi ashobora kwitwara neza, kandi umukinnyi mwiza, umukinnyi umaze gukora, umukinnyi uzi gukora, yakora byinshi mu kibuga. Sefu undi mukino wo kwitega koko n'imikino yakiniye muri noho pre-season cyangwa se Rio Week yagerageje kwitwaramo neza, ntawamuveba. Ariko uyu munsi nawe ni indi test yo kuza kutwereka ko agirwa n'ikipe ikomeye muri East Africa, ikomeye muri Tanzania, n'igipimo cyiza. Abakinnyi nka ba Richard Ndayishimiye wavuye muri Muhazi, kuri match y'umuhuro mu mahoro bakina na APR yatweretse urwego rwiza, ari naho abayobozi ba Rayon Sports bahiriye ko bashaka kumusinyisha bakabishyiramo imbaraga nyinshi. Uyu munsi nawo niwo mwanya wo kwiyereka bariyo bamukunde, nawe bashobora no kumukanda akanyenyeri nubwo nabonyeho bagatangira mu ntoki nka Bagayogo, ariko nawe ni umukinnyi mwiza wo kwiza kwitondera uyu munsi wo kuza kureba performance ye. Undi mukinnyi Haruna Niyonzima nawe nubwo amaze imyaka myinshi, benshi bavuga ko ari umusaza, ariko aba Christian turababona imyaka 39 bagitera, aba Messi turababona imyaka 37, bakiwo yabasha gutwara ibikombe bitatu byikurikiranye kandi major trophies, gutwara Copa America, ukaza gatwara igikombe cy'isi, ugatwara Copa America. Urumva ko ni ibintu biba bikomeye, ntabwo ubu ngubu imyaka ari igikina, nubwo mu mupira n'uwo batari ko n'abakuru barawutera kandi bigacamo. Urumva ko nawe ni umuntu wo kuza kwitega muri uno mukino, ashaka kubanzamo cyangwa se akazasimbuye, ariko byanga bikunda Haruna Niyonzima ntaza kubura mu kibuga, kandi naza kugera ndakeka aza gutanga ibyishimo. Abonye no kuri Muhazi ko yakoze ibintu kandi byiza, abafana barabikunda. Uyu munsi niho ko hari bwongera akabikora. Undi mukinnyi kapiteni w'ubushize Muhire Kevin, kapiteni umwaka ushize, ashobora no kongera akaba kapiteni w'uyu mwaka, uko uyu munsi
niho perezida ari bwongere agatangaza kapiteni, timu kapiteni, ko bashaka kumutangaza kongera akaba Kevin, ariko ubushize yari kapiteni nubwo ikipe itatwaye igikombe ariko yarayihetse. Hari imikino yagiye adasida ugasanga tubonye atatu kubera muhere Kevin, se ku ishoti rya kure, se ku fura yijyanyemo, cyangwa se arete bashyize ku mutwe ukabona ko Kevin yagize uruhare mu ikipe itsinda. Kevin nawe n'undi mukinnyi wo kuza kwitega no kwitondera, abari baze kumuhanga amaso barebe icyo abaha, nawe ni umukinnyi mwiza cyane. Undi mukinnyi w'umudefanseri Yusu Ngenye. Yusu Ngenye nawe ni umwe mu bakinnyi batatu baje ejo bundi, nawe ni umukinnyi mwiza uko byavuzwe, ko byagaragaje ku ma highlights twagiye tubona. Yusu nawe ni umukinnyi mwiza, umukinnyi ufite taye, ufite gabari muremure rwose. Yusu Ngenye nawe turaza kumureba mu kanya saa 12. Undi mukinnyi wo kwitega Papure wavuye mu Magaju. Papure kuko ari umukinnyi wavuye mu gihugu, hari ukuntu abakinnyi batavuye hanze bandarayitinga, ariko nawe ni umukinnyi mwiza wakora ibintu byiza, agakora amajeste ashimisha abafana, agatsinda ibyo bitego, agatera amakosa yijyanamo, agatsinda ibitego, cyane ko no mu Magaju yarabikoze. Yabaye umukinnyi I think wa gatatu watsinze ibitego byinshi mu Rwanda, aba umukinnyi wa mbere watanze amasist menshi. Urumva ko ni umukinnyi mwiza wo hagati kuza kudayinga buri munsi. Adama Bagayoko nawe n'undi mukinnyi ukiri muto, abarebe bamaze kumubona, bamaze gutangira kumuryoherwa. Ni umukinnyi uzi gukina atara, ni umukinnyi uzi umupira, uzi gucenga, uzi gutsinda, muri make afite byose by'umukinnyi Rayon Sports yakwifuza. Adama Bagayoko nawe nziza, baramubonye ko uyu munsi nawe agomba gukora ibindi birenze kugira ngo abari bakomeza bamwishimire kandi aguye mu mitima. Urumva ko Adama Bagayoko nawe undi mukinnyi wo kwitega. Ndi mu bakina imbere Far Nganye nawe ni umwe mu bataka Rayon Sports yaguze ejo bundi. Wenda ntibamaze iminsi myinshi bakora imyitozo, ariko ashobora kuza gukina, cyane ko bashobora kuba bavuye aho bari bakinaga, cyangwa se ugasanga bakora imyitozo ku giti cye. Bakoze imyitozo nimba ari umwe n'ibiri, ntabwo ari myinshi cyane muri Rayon Sports, ariko bashobora kuba bameze neza, afite bari fiti, bashobora kuba bakina. Undi mwataka Rayon Sports yaguze ni Nathanael Iga Ngandu. Nathanael Iga Ngandu nawe ni umukinnyi mwiza wavuye muri West Africa, ufite profile, ufite gabari, ufite byose bikenewe kugira ngo yatakire Rayon Sports. Nawe afite byinshi byo gutanga. Uyu munsi ni ukwihera amaso tukareba ntawamenya. Prince Junior Erenga Kanga nawe ni umwataka uca ku ruhande. We amaze iminsi ageze mu Rwanda, ariko uretse ko yatanze assist kuri Muhazi Jazibara agatsinda, nawe abantu ntibaramuryoherwa, ntibaramubona neza, ntibaramwegisipora ngo barebe icyo ashoboye, barebe koko nimba yabasha gutitiza umukeba. Nawe uyu munsi akeneye kwiyerekana, agaragaza icyo ashoboye mu by'ukuri. Erenga Kanga nawe araza gukora ibintu kandi byiza. Ndakeka abakinnyi ba Rayon Sports hafi ya bose mbanyuzemo bashyashya, tutarabona ibyabo neza, dutegereje kubareba, ndetse n'umutoza wabo mushya Roberto Goncalves do Carmo Robertinho, nawe dutegereje kureba ese koko aracyari wa wundi wo myaka 5 ishize, aracyafite amashagaga, tactique n'amayeri yo gutsinda umukino. Nabyo ni ibintu byo kwitega tukareba. Ubwo no kwitega iminota 45 tukareba ikivamo, n'ubundi rwose umukino uraza kuba uryoshye, uraza kuba wuzemo kwatakana, amakipe yombi aza kuba agerageza kureba